Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bibane namwe bakunzi b'Umurimbo TV. Bismillahirrahmanirrahim. Kwizina ry'Imana nyirimpuhwe nyiribambe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsani ila yawmiddin. Ndashimira Imana y'Nyagasani w'ibiremwa, amahoro y'Imana n'imigisha yayo bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi ari we Muhammadi. Imana imuha amahoro n'imigisha we nabiwe n'abasangira ngendobe n'abamukurikiye n'abazamukurikira mwiyo nzira iboneye kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Imana kugira ngo natwe tuzisange turi inyuma yabo. Allahumma amin. Bavandimwe, uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyo kureba umugore mwiza. Umugore mwiza ni muntu ki? Iyi si igizwe n'imitako myinshi, ariko intumwa y'Imana yatubwiye yuko umutako uruse indi mitako yose iri ku isi ari umugore mwiza. Umugore mwiza rero ntabwo ari wa wundi ufite uburanga bwiza. Umugore mwiza ntabwo ari wa wundi ufite ikimero cyiza, ahubwo umugore mwiza nurusha abandi gutinya Imana. Umugore mwiza ni wa wundi urusha abandi gutinya Imana. Umugore mwiza ni wa wundi urangwa n'imico myiza. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imana imuha amahoro n'imigisha, baramubajije ati ma dini ya Rasulullah, ati dini ni iki yewe ntumwa y'Imana? Agiye gusubiza arasubiza ati adini huwa al-husnul khuluq, ati dini ni imico myiza. Umugore rero mwiza ni wa wundi ufite imico myiza, ni wa wundi utinya Imana n'intumwa yayo, akemera Imana agatinya umunsi w'imperuka. Uyu nguyu niwe mugore mwiza. Shobora kuba ari mwiza w'isura ariko afite umutima mubi, uyu ntabwo aba ari umugore mwiza. Umugore mwiza rero ni wa wundi utinya Imana. Gutinya Imana, iyo umugore atinya Imana agira amahirwe yo kuzabona ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki? Kubera yuko intumwa y'Imana yaravuze ngo Imana iyo iza gushyiraho undi muntu wagombaga gusengwa, umugore yari gusenga umugabo we cyangwa se umwana yari gusenga ababyeyi be. Impamvu rero zo kugira ngo umugabo aba afite agaciro ni ukuvuga ngo Imana niyo yamuhaye agaciro. Imana yamuhaye agaciro, imuha icyubahiro, kuko niwe kiremwa waremwe. Hanyuma nyuma yaho abona ntibihagije, imuremera umugore imukomoye mu rubavu rutoya rw'ibumoso bw'umugabo. Bivuga ngo rero niba yararemewe uyu mugabo, uyu mugore aba agomba kugendera munsi y'amategeko y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Umugore rero wa Isilamu aba agomba kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'umugabo we. Nyuma yuko atinya Imana, aba agomba no kubaha umugabo we, hanyuma agakora ibyo umugabo we ashaka, akareka gukora bya bindi bibabaza umugabo we. Cyane yuko tuzi neza yuko umugore wa Isilamu iyo yashimishije umugabo we, cyangwa se icyo ari cyo cyose umugore akoreye umugabo we, icyo ngicyo kiba gishimishije na Allah. Iyo umugore ashimishije umugabo, icyo akoze kigashimisha umugabo we akamwenyura, buriya n'Imana iba yishimye. Kandi tukamenya yuko iyo umugore akoshereje umugabo we, umugabo akarakara, ni ukuri n'Imana yamuremye irarakara. Turasaba Imana rero kugira ngo idushyire mu bagore beza. Ndafelicita rero abadamu, kubera yuko twebwe twaremwe kugira ngo haboneke ituze ku bagabo bacu. Twaremwe neza, hanyuma Imana iradutetesha. Imana itugira abantu bakomeye mu miryango. Imana itugira abantu beza. Nukuri ni urwego rukomeye Imana yaduhaye. Umugore mwiza rero ni uwuhe? Kugira ngo urugo rwawe rube rutuje, nuko wowe mugabo ugomba kurambagiza, ugahitamo ukarambagiza, ukareba umukobwa ufite imico myiza, ukarambagiza iwabo ahavuka, kubera yuko iyi mico ababyeyi baba bafite niho abana bayikomora. Umugore mwiza rero aba agomba guharanira kuba ishema ry'umugabo we.
agakunda umugabo we kandi akamugirira impuhwe. Iyo agendeye ku itegeko ry'umugabo we, ni ukuri umugabo we agira ituze muri byose. Menya yuko wowe mugore, niba wararemwe kugira ngo umugabo wawe agire ituze ku bwawe, uramenye ntuzigere wumva ko ugomba kumubera inteshamutwe, wumve ko umugabo wawe agomba guhangayika kubera wowe. Nubona umugabo wawe ahangayitse kubera wowe, wallahi menya yuko nta n'impumuro y'ijuru uteze kuzumva, ahubwo ca bugufi wumve umugabo wawe, umwumvire, ndetse nibiba ngombwa kubitagenda neza mugira inama, ariko umugabo wawe ntagahangayike kubera wowe. Ni gute rero urugo rushobora kuba rwiza kubera uyu mudamu? Ikintu cya mbere, abagabo bakunda ibyubahiro. Iyo umugabo wamuhaye icyubahiro cye ukamwubaha, uyu mugabo azagukunda, nta n'icyo azakwima. Hanyuma ikindi ugomba gukora, nuko ugomba kubanza kureba amategeko utegekwa n'Imana ku mugabo wawe. Intumwa y'Imana yaravuze ngo umugore uzabanira umugabo we neza, umugore cyangwa se uzasenga 5 ku munsi, agasiba ukwezi gutagatifu kwa Ramadani, akarinda ubwambure bwe, akubaha umugabo we, uwo nguwo azabona ijuru. Buri mugore wese wa Isilamu abagomba kubanza agakora kontrole, kuko intumwa y'Imana yaravuze ngo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ni mwibarurire mbere yuko mubarurirwa. Buri wese yibarurire mbere yuko abarurirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rero niba umugabo yaraguhisemo mu bakobwa benshi, akagukunda, akakugira uw'agaciro, akumva yuko agomba kugushyira mu rugo rwe, akazajya agenda agataha gusanga mu rugo, ibyo ngibyo kwanza bimwubahire. Hanyuma numara kumwubaha, ibintu biza mbere y'ibindi ni kwa gusenga, byo ni itegeko, ugasiba, hanyuma ukarinda ubwambure bw'umugabo wawe. Ntujye mu bintu by'imyanda. Hari abantu benshi nyine bashobora kukubwira ngo baragukunda, ariko menya yuko hari uwagukunze kubarusha, hari uwagukunze mbere yabo. Abo ngabo bagukunda kandi ufite urugo, ni ukuri barashaka kugusenyera, barashaka kukuvutsa impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Kunda umugabo wawe, umuhe urukundo rudafunguye, muhe urukundo rwinshi. Hanyuma nurangiza umugirire impuhwe kuri buri kimwe cyose, umugirire neza. Menya ko umugabo wawe akeneye kurya neza kubera ko yakubonye. Mbere yuko akubona yajyaga arya resitora, akarya bimugoye, ariko ugasanga rimwe na rimwe arya imitagihe. Ariko kuva wahageze, menya yuko umugabo wawe agomba kwiyuhagira amazi ashyushye, amazi aryoshye, ukaba wanamwuhagira bibaye ngombwa. Akagira impinduka mu buzima bwe, akarira igihe. Kandi umugabo washatse arya neza, mutegurire neza, umusasire neza, ugire isuku, umwakirira abashitsi, umwakirira umuryango, umukundira umuryango. Ni ukuri nta gushidikanya azagukunda, kandi urugo ruri mu rukundo nirwo rugo ruba ruryoshye. Hanyuma ikindi, menya yuko ugomba guha kuraje umugabo wawe. Umugabo ashobora gutaha yagowe, avuye mu misuko itandukanye, mu bibazo bitandukanye, aho yagiye mu kazi. Iyo atashye abaje kuruhuka mu rugo, hari igihe rero ushobora kumubera impamvu zo kugira ngo aruhuke, kubera ko nicyo waremewe, nicyo yakuzaniye. Yajyaga atafite izo stress ze, akaza akiyahuza yenda kureba filme, cyangwa se akajya mu buriri akaryama ibitotsi akabibura. Mubera inshuti y'ibyishimo by'umutima we, umubera inshuti y'ibyishimo by'amaso ye, kugira ngo uzabone ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Turi kumwe bakunzi ba Umurimbo TV, ndimo kubivuga gutya. Hari abayisilamu barimo gukurikirana iki kiganiro, hari n'abatari abayisilamu. Niyo mpamvu rero twebwe amago yacu y'abayisilamu aba arimo ituze, ugasanga harimo kumvikana. Icya mbere harimo gutinya Imana. Umugore uzasuzugura umugabo we nta n'impumuro y'ijuru azabona. Niba rero utinya Imana, ubugomba no kubahiriza amategeko yose y'Imana, kandi muri ayo mategeko harimo kubaha umugabo wawe, guca bugufi imbere y'umugabo wawe, ukamwubaha bitarimo uburyarya,
ukamukunda bitarimo uburyarya, ukamukundira umuryango, ukamukundira buri kimwe cyose afite, yaba ari umukene yaba ari umukire, ibi byose ukabimukundira kandi ukanabimwubahira. Uko nguko niko Imana idutegeka. Hanyuma ikindi, b'umugore w'agaciro, wambare wikwize. Wambare wikwize nk'umugore w'umuyisilamukazi, nk'umugore w'umugabo. Hari abadamu benshi usanga bambaye bakikwiza ukabona ni byiza, hari n'abandi usanga bibagora, ugasanga rimwe na rimwe yagaragaje imwe mu myanya ye akavuga ngo ni accident. Ariko ibyo byose ugomba kumenya yuko kwambara ukikwiza ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari itegeko ry'umushehe, ntabwo ari itegeko ry'umwarimu, nta nubwo ari itegeko ry'umugabo wawe. Aho Imana yavuze muri Qur'ani agira ati بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ngo yewe ntumwa y'Imana, ya ayuha nabi, yewe ntumwa y'Imana, qul li azwajika, bwira abagore bawe, wa banatika, n'abakobwa wawe, wa nisa'il mu'minina, n'abadamu b'abemeramana, yudnina alayhinna min jalabibihinna, bamanure imyambaro yabo, bambare bikwize. Nibaramuka babikoze ibyo ngibyo, aho bazajya banyura hose bazaba bagaragara nk'abadamu b'abemeramana, nta uzabasha kuvogera umutekano wabo. Ibyo nibyo byiza kuri mwebwe. Imana niyo nyiri impuhwe, ikaba nyiri imbabazi. No kuvuga ngo wa wundi utari wabikora ibyo ngibyo, wa wundi utajyaga yambara ngo yikwize, ibyo nibyo byiza kuri we. Naramuka bimenye agatangira kubikora, asaba imbabazi ku Mana kubyo atabashije gukora, afata ingamba zo kugira ngo abikore. Hanyuma rero nagendera munsi y'itegeko ry'Imana, yambaye yikwije, nakore buri kimwe cyose gishimisha umugabo we. Umugabo nataha nagende amusanganire, sanganira umugabo wawe kandi ku buranga bwiza bukeye bwuzuye ibyishimo byo kwishimira inshuti yawe, kuko mbere yuko mubana, mbere yuko umugabo wawe yabanje kuba inshuti yawe. Inshuti yawe rero iteka uhora uyishimiye, inshuti yawe iteka uhora wishimiye icyari cyo, yani iyo umureba byonyine biragushimisha. Musanganire rero ku neza, umufata akaboko umujyane mu nzu, umuhikaze, niba hari akantu ugomba kumwakiriza kwanza mwicaze ku ntebe, mufungurire inkweto, mufungurire ishati, umukuremo ya shati yari yambaye, yenda sigarane agasengre ase naho ataye akuka kwanza kubera umunaniro. Mubaze uko yiriwe, muhe ihumure, yani umubaze uko amerewe, hanyuma umuhe n'akantu ko kumwakira. Nagusaba kubanza kwiyuhagira, mufata ukuboko mujyane muri dushe, nibiba ngombwa umuhagire kubera ko abananiwe. Ibyo ngibyo ni ibintu bishobora kumushimisha, kandi ubikorane kumwenyura, amagambo meza atuje, ijwi rituje. Ibyo ni byiza kuri wowe kuko nibigufasha kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma ikindi, niba yahuye n'ibibazo bitandukanye, mwizeze ko ibyo byose nta na kimwe gishobora kugira icyo kimutwara uretse icyo Allah yagize ate yamugeneye, kandi umwizeze ko ugiye kumufasha isengesho. Komeza umugabo wawe, muhe courage ku ngorane zose ahura nazo, umukomeze umutima kubera yuko buriya nawe aba ari umuntu nubwo bwose aba ari umugabo. Hanyuma ikindi, nukora ibyo umugabo wawe akunda, cyangwa se nyuma y'ibyo ngibyo ushobora kumuzana ukamugaburira, wamwambitse umwenda mwiza ukamugaburira, agashira inzara, agashira inyota, warangiza ukamujyana mu cyumba cyanyu akajya kuruhuka, akaruhuka neza. Ibyo ngibyo ni byiza kuri wowe, nicyo aba yarakuzaniye. Uko niko umugore w'umuyisilamukazi aba agomba kubaho. Hanyuma ikindi, ugomba kwirinda bya bindi bidashimisha umugabo wawe, kubera yuko iyo mugiye kubana buri wese abwira mugenzi we ibyo akunda n'ibyo adakunda. Menya rero bya bindi akunda ubikore, nakubuza ikintu ukireke. Igihe kimwe umugabo yashatse umugore we, amaze gushaka umugore we bakiri abageni,
umugabo yajyaga agenda akajya isafari nyine agiye gushakisha ubuzima, noneho kubera urukundo rwinshi bari bafitanye, buriya iyo umuntu agukunda aranagufuhira. Kubera urukundo rwinshi uyu mugabo yarafitiye umudamu we, yaramubwiye ati madamu nshuti baby, ndagiye ariko uramenye ntuzigere urenga amarembo ngugira hujya ntaguhaye uburenganzira cyangwa se ntari nagaruka. Umudamu kubera urukundo rwinshi yarafitiye umugabo we, yumvaga yuko rwose ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, azabikora kugira ngo umugabo we yishime. Umugabo yafashe isafari aragenda, muri rwa rugendo rwe yaje gutinda, hanyuma uyu mudamu yaje kugira ikibazo, haza musaza we aje kumusura. Ageze mu rugo arambwira ati ntabwo narinje kugusura, ahubwo nari nkuzaniye inkuru, papa wacu ararwaye. Papa wacu ararwaye kandi ntabwo ameze neza, none nagira ngo nkugire ngo uze tugende ujye kumusura. Umudamu yahise yibuka ko umugabo yamubwiye ko atagomba kurenga amarembo, aramubwira ati ntabwo narenga amarembo, umugabo wanjye ntawe uhari, nta burenganzira mbifitiye. Umusaza we yaragiye ajya kwa se, amubwira yuko bitari bwemereye yuko umukobwa we aza, cyane yuko nyine yagombaga kumugeraho kuko papa we yaramukundaga cyane. Iminsi iratambuka, wa mudamu arihangana, urumva yihanganiye umugabo we, yihanganiye amategeko y'Imana, kuko nta mugore uzinjira mu ijuru atarumviye umugabo we. Umudamu ikintu yakoze, yifashishije kwihangana, yifashisha iswala nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala bidutegetse, avuga ngo wasta'inu bisabri waswala inna Allaha ma'as sabirina, ngo mwifashishe kwihangana no gusenga, mu by'ukuri Imana ibana n'abihangana. Umugore yarihanganye, mu yindi minsi mikeya musaza warongera aragaruka, aramubwira ati rero mushiki wanjye nukuri noneho papa wacu ageze ahantu habi, ntabwo ari kubasha kuvuga, nibigaragaza ko agiye kurangiza ubugingo bwe. Waje ukajya gusezera papa wawe atari yitaba Imana, uzamugeraho yapfuye. Umugore yibuka yuko nta burenganzira afite, umugabo we yamubujije kurenga amarembo kubera gutinya Imana. Aravuga ati ntabwo nshobora kuza nta burenganzira mfite bw'umugabo, kandi ijuru ryanjye riri munsi y'ibirenge by'umugabo wanjye. Genda, insha Allah umugabo wanjye naza nzaza. Umugore arihangana, ajya aho ngaho ararira, ariherera ararira, ubundi atakambira Imana. Arihangana ategereza umugabo we, kuko yumvaga ko naramuka arenze hariya afite umuvumo, kandi aramutse apfuye yajya mu muriro. Umusaza we yaje kugaruka inshuro ya gatatu, amubwira ati papa noneho wanze kuza kumusura akivuga, wanga kuza kumusura atabasha kuvuga, none yarangije kwitaba Imana, ngaho ngwino ujye gutabara. Umudamu yabwiye musaza we ati ndatinya Imana ishobora byose, ntabwo naza kukiriyo, nanjye ntabwo mwanze, ariko itegeko ry'umugabo wanjye ntabwo ribinyemerera, ntabwo mfite uruhushya rwo kuba nagera kuri papa wanjye, ndamukunda kandi nawe urabizi. Musaza we genda yarakaye, agezeyo baratabara, atanga inkuru mu bavandimwe yuko mushiki we batari buboneke kubera ko adafite uruhushya rw'umugabo we. Ntabwo musaza we yari yirengagije yuko itegeko ry'umugabo ari impamo ku mugore we. Baratabara, barashyingura, bararangiza. Umugabo yaje kuza, ageze mu rugo asanga umugore yararize, arimo kurira, agahinda kamwishe. Ahageze aramubwira ati wowe waranziritse hano, wanga ko nzarenga amarembo, none dore baje kumbwira ko papa wanjye yarwaye, sinajya kumusura, bagaruka kumbwira yuko none atakivuga sinajyayo kubw'itegeko ryawe kuryubahiriza, none baje kumbwira yuko yitabye Imana. Ntabwo nagiye gutabara papa wanjye, mu burenganzira ngiye gutabara. Umugabo yamuhaye uburenganzira, umugore arasohoka aragenda, ariruka, yasohotse yiruka, umugabo nawe amwirukaho. Bageze ahantu hari abantu, babona umugabo ari kwiruka ku mugore we n'amarira menshi,
n'agahinda kenshi kuko uno mukobwa yakundanaga na se cyane, ariko kubera itegeko ry'Imana yanze kurirengaho kugira ngo azabone aljana. Umugabo nibwo abantu babahagaritse barababaza ati se bite ko murimo kwiruka, umugore ari imbere umugabo ari inyuma, bimeze bite? Umugabo nibwo yaje kubwira aba bantu, ababwira uko gahunda zagenze. Message yaragigera ku ntumwa y'Imana Jibril alayhi salatu wassalam, yaramanutse abwira intumwa y'Imana ambwira ati bwira uriya mugore yuko yabonye aljana, yabonye ijuru, kandi kubw'uburere bwiza uriya musaza yatanze, umwana we akabasha kumwumva, akumva uburere bwiza yamuhaye, akumva inama, akumva amashuri papa yigishije umwana we agashyira mu bikorwa. Uriya musaza witabye Imana ari se w'uwo mukobwa, tumwemereye ijuru, tumubabariye amakosa yose yakoze, kubw'uko umukobwa we yabashije kumva akumvira iyo papa we yamutoje. Bityo rero bayisilamukazi n'abatari abayisilamu, twemere cyangwa tubihakane yuko umugabo ni umuntu w'agaciro, yararemwe, natwe turemwa kubwe kugira ngo tubashe kugira gute kumwumva no kumwumvira, kugira ngo tube ituze kuri bo. Tujye tugerageza, menya yuko akantu kose ukoze, nushaka uzakirigita umugabo wawe, nushaka uzamwurire mu mugongo, yishime, mukine, shakisha ikintu cyari cyo cyose gishobora gutuma umugabo wawe stress zigabanuka, ziri mu mutwe, bibyishimo by'umugabo wawe, umunezero w'umugabo wawe. Ntuzatuma umugabo wawe n'umunsi n'umwe yicuza ku bwawe. Hanyuma umenye yuko ibyo byose ntabwo uzabigeraho mu buryo bworoshye, ntabwo uzatsindira ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo urugo rwawe ruzaba urugo rutuje gutyo gusa, uretse ko wowe ugomba kurangwa no kwihangana. Kwihangana niyo ntsinzi ikomeye hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Abihanganye nibo banesha. Ihanganire umugabo wawe ku cyari cyo cyose, kuko ateye koze, afite uko ateye nawe ufite uko uteye, ariko menya yuko umugabo wawe nyine afite uko ateye, ntabwo mwareranywe. Mwihanganire kuri buri kimwe cyose, uzamuhe kado yo kutamusiga ku makosa ariyo yose ashobora kuba yagukorera. Uzihangane, Imana izakwishimira kandi izagukunda. Uzabyara kandi Imana izaguha umugisha mu rubyaro rwawe. Igihe kizagera bya bigeragezo ushobora kuba wahura nabyo, uzabyihanganire, Imana izaguha umugisha. Umugabo wawe ashobora gukunda abagore kubera ko kamere z'abantu ziratandukanye. Nakunda abagore, umenya yuko iki kintu ugomba kucyitwaramo neza. Ntumubanire nabi ngo urimo guhimana nawe ngo umutese, kuko numutesa nibyo bizakuviramo kugira gute gusenya urugo. Kandi nukuri muba mwarasezeranye kubana mukazatandukanywa n'Imana. Mu rugo habamo amata menshi, habamo ubuki bwinshi, ariko habamo n'inzuki n'amavubi. Aya mavubi naramuka kuriye, uzahungire mu cyumba cy'umugabo wawe. Aya mavubi si ibindi, n'ibigeragezo uzahurira nabyo muri uru rugo. Amata si ikindi cyangwa ubuki, ni ibyishimo uzahura nabyo muri uru rugo rw'umugabo wawe. Ushobora kuburara, ushobora kwimwa rasiyo kandi umugabo wawe ayifite. Menya yuko shayitani yateye urugo rwanyu. Uzihangane, ufate umuswala, uririre Imana yo yamuremye, yo yaguhuje nawe, ifite ubushobozi bwo kuba yamuhindura. Umugabo washobora kukubwira ngo ndashaka gushaka umugore, uzamwemerere kubera Allah, uzamwemerere, ahubwo umufashe kurambagiza uwo muzahuza imico, wa undi utinya Imana, uzabasha kumubanira neza nawe akakubanira neza. Wabillahi tawfiq. Rero ndabagira inama nyigira na roho yanjye, nubona ibintu byahindutse mu rugo, uzagerageze wihangane. Abana bashobora kubura minervare, umwana ashobora kurwara, umugabo wawe adahari yagiye, menya yuko ugomba kwihangana. Ushobora kubura ibiryo ukihangana, ukamenya yuko rwose nta funguro Imana yakugeneye kuri uwo munsi cyangwa se muri iryo joro, ariko Imana ibana na babandi bihangana. Ubwo rero hamwe n'ibyo, abadamu dushakisha icyo ari cyo cyose gishobora gutuma abagabo bacu batubona neza, abagabo bacu badukunda. Nyamuneka dutinye Imana ukuri ko kwitinya. Ntituzarangize ubugingo bwacu turakariwe n'abagabo bacu ko tudashobora kubona ijuru. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh.